Mutse kandi mwiriwe mwe mukurikiye channel yacu ya The Spotlight Jams, twizere ko mumeze neza. Hano turi mu kiganiro cyitwa The Confess, turi kumwe n'umustar ngo n'umusani. Niyo makuru mfite. Amakuru yakuye he sense? Ndayafite kuri umusani. N'umustar bisubize. Nagura umustar. Ari umustar. Nubwo ari utuntu twanjye turi umustar. Nase mu buzima busanzwe ukora iki? Jewe ngende umuntu usanzwe nyine mu buzima. Oya natwe turi abantu basanzwe rega. Wenda nta kintu nkora pe navuga wenda aho ngaho washatse kuvuga wenda nk'ikintu abantu banziho sibyo, ariko nta kintu nyine ngewe nzi nkora abantu banziho wenda muri aka kanya. Ikindi gihe ntabwo mbizi neza, gusa muri aka kanya ntacyo, keretse wenda mvuze ibyo nkunda simbizi, ariko nta kintu ngiye nkora abantu banziho. Yego ukijya kutubwira noneho hobby zawe byibuze cyane se ndazigira. Okay, movie ntiyaburamo. Ni movie. Ubwo se movie ijyana n'indirimbo. Movie indirimbo sibyo. Ikindi ni ukureba ibi biganiro byanyu mukora nyine. Aya ma podcast kuko aranyinspira. Nanjye ibintu wumva wabikora. Mba numva nabikora. Nase kutakuta tu joininga. Binago cyari cyo cyanya. Kuyigisha abafana. Ntabwo nabakangisha gusa muri aka kanya mwe mukora mbigiraho munyinspire igihe nikigera nanjye nzaza. Yego. None se okay. Utubwiye eshatu hobby zawe eshatu. Hasigaye ebyiri. Sindi umukinnyi nkunda gukina n'abantu benshi, numva cyazenda no kureba imikino. Nkunda volley, kureba nyine match za volley. Yego. Ubwo senye ya gatanu se ni yihe? Ya gatanu nkunda no gutembera kugenda bisanzwe. Ngize Imana no nsanze ukunda volley sibyo? Njya gusapoza kuri kocha wa volley sibyo? Kocha volley. Wa volleyball sibyo? Ndajya nkubwira abantu batatu sibyo? Abantu batatu, umwe uramubanza mu kibuga, undi umushire kuri bench, undi umugurisha. Wamugurisha menshi, wamugurisha make. Ntacyo bitwaye. Uri tayari? Tayari cyane. Nditeguye kumugurisha. Okay. Meddy Bruce Melody The Ben. Okay, ubwo ariko ni mu kibuga cya volley cyo gukina cyangwa nyine wowe suppose kuri coach sibyo? Ndavuga ngo njyewe The Ben gutya na gutya cya Bruce Melody gutya na gutya bitewe nuko umufata njye mbibona. Yego. Okay, nta kibazo. Urumbwiye Meddy Bruce Melody The Ben. Uwo nabanza mu kibuga. Yego. Okay, mu kibuga nabanzamo The Ben. Kuri bench nashyiraho Bruce Melody. 001. Meddy ntabwo nari mwanze gusa ihanganye namugurisha. Ko ari kimede mugurishije? Mbo Meddy mpamvu mugurishije. Meddy pe nawe ararenze mu kibuga cyanjye, yakora ibintu byinshi kandi byiza kuko afite n'abakunzi. Afite abakunzi benshi cyane. Ariko aho ubu ngubu ibintu bigeze naho ari kubarizwa ubu ngubu, nakeka ko mu kibuga cyanjye ntabwo yaba bikora neza, ntabwo byagenda neza. Niyo mpamvu rero mpisemo kumugurisha yanjye. Ubwo The Ben niwe nshyize mu kibuga, mbanjemo Bruce Melody kuri bench. Ariko hari amakuru yasakaye ejo aho Bruce Melody yari yatangaje ko afite tour na The Ben. No, The Ben ahita avuga ko ari fake news. How do you feel like? Gute? Ntabwo ndimo kubyumva neza. Nyine nk'umuntu wabanje The Ben mu kibuga, akaba yari afite, bivuga ko nyine yari afite agreement we na Bruce Melody ko niba performinga no muri the New Year Group, urumva bazakorana tour, akaba yamubaninze nyine. Okay, ubwo se ku byo kuba bari kunyomozanya se nyine nta kintu ndi kuvuga nk'ubu ngubu nk'iyo fake news sibyo?
The Ben nk'ubwo ashobora kuzamo umufana wawe witwa ari 001 akica umuntu. Okay, uko byagenda kose ntabwo byagera aho ngaho kuko n'impamvu The Ben namubanje mu kibuga buriya The Ben akundwa n'abakobwa cyane kandi buriya uzitondere umuntu ufite abafana b'abakobwa. Abafana bose Bruce Melody yaba afite mva turabizi ko arabafite pese byo gusa uzitondere abafana b'abakobwa nawe urabizi sibyo abafana b'abakobwa ewana banakwica rero wumve ko The Ben byanze bikunze kuba aho iyo truth ayifite kuba bimeze gutyo byo byonyine ni nicyo kintu cya mbere kimuha nyine intambwe yo gutera akaba yabanza imbere. Ubwo rero na Bruce Melody nawe arashoboye pe gusa The Ben amurusha ko ngaho. Okay. Noneho ujya ukunda kuba muri social media cyane? Ntabwo ari cyane. Ukurikirana amakuru iki? Ntabwo ari cyane gusa uko mbona ntacaho n'ibyo. Ubwo ngiye kubwira aba influencer nabo batatu. Mbwira. Dufite Kasuku, Jihad, Dumba. Abantu bose ko nta numwe nkunda. Nta numwe ukunda? Ubwo superowing ati? Ntabwo nyine ndabareba gusa nyine wa comparinga Kasuku, Jihad, Dumba. Cyakoze Jihad ewan nubwo ntabakunda cyane gusa Jihad namanza mu kibuga Dumba kuri bench Kasuku ntamugurisha Kasuku kiba kirya gusa nta kintu kinyubaka muri make. Kasuku akunda kugira comments nyinshi zitari nziza ngaratukana that's why nanjye niyo mpamvu kuri aba yambaye ibituza ntago mbikunda agukunda umuponyonyo uko biri at least avuga n'utuntu tuzima yenda ukanaseka ni iki gusa ntago nyine nkunda biriya bintu bimeze yego kuri wenda ni byiza no gukunda nawe bikurikirana gusa kuri ngiye kuri side yanjye wapi ntago bakunda najye muvanga azahindure ariko turagukunda ariko wamugurisha. Okay, ukunda wavuze ko ukunda indirimbo. Akenshi umuntu ukunda indirimbo nubwo atabazi kubyina ahagaze abazi kubyina yicaye ewana cyane ubwo ngiye kubyina nicaye ubwo ngiye kubwira ababyinnyi bamwe no muri bo ni aba influencer. Ubwo tubwire dufitemo Jojo Breezy, Titi Brown na General Benda. Oh my god, Benda ubu tuvugana ewan mu kibuga namubanza mu kibuga cyanjye nka coach sibyo benshi nahasira Titi Brown. Jojo ntago abinkorera neza ku buryo niyo mpamvu nawe wamugurishije make menshi aha noneho tugiye kujya turete. Okay, Jojo se ako Jojo bamama menshi nubwo atakwinspira gusa bayama Jojo bayama aranshaka. Davido Wizkid Burna Boy Burna Boy rero nkuko bajya babivuga Burna Boy buriya arabikora neza pe ariko ngewe nkurikije ibintu bimaze iminsi biba ntago wenda ntago ndi nyamugiye bigiye ariko ngewe nanjye yarababaje nako kuko ngewe mpita nishyira muri uwo mwanya sibyo yarambabaje niyo mpamvu ubu ngubu ngo ntago ashaka abafana b'abakene ni wa muntu ntago nyine ntago sinzi ukuntu nabivuga gusa ntago nyine mu kibuga ntago kuri wowe nyine nk'umuntu nka coach ugomba no kureba amakosa ukayahanira rero umva ko mereye no ku mwanya w'inyuma ariko ubwo ngewe mise mugurisha ntitaye ngo ninde ndabanza mu kibuga ariko ngewe Burna Boy namugurisha pe biriya bintu ntago byashimishije namugurishije kuri mu kibuga njyanayo Davido Wizkid kuri bench Davido gusa ewana Davido mu kibuga ndabizi ko yabikora neza Davido ikigaragara na tuwa amaze iminsi akora ewana
nta performance ye mvuga ngo yagenze nabi ewana ni ukuri pe nka Burna Boy uribuka ko hari igitaramo yagiyemo ntunabivuge pe kuko mbese hari gutuma abafana bawe batabasohoka cyane gusa urabona ko nyine byanamukozeho ntabwo urabiba ari sawa haba muri industry yaba mu buzima busanzwe ntabwo ari sawa nubwo utari muri social media cyane jya kubwira aba influencer bamwe n'abakinnyi ba filime ariko nyine nawe n'aba influencer ariko ahanini n'abakinnyi ba filime sibyo dufite Clapton Kibonke Papa Sava n'abamenye bamenya namushyira mu kibuga ewana bamenya rwose ewana mu kibuga sinzi niba uri no kubyumva nkuko ndi kubyumva gusa nyine bamenya ni umuntu wabikora neza mu kibuga stage mu bintu byose akora ubona ko nyine harimo akantu ntabwo bigarukira aho ngaho gusa ngo uhite ubona ko just movie oya ubona ko nyine harimo sinzi ukuntu nabivuga harimo iyindi mind yego ubwo bamenya namushyira mu kibuga Clapton namushyira kuri bench yego impamvu namushyira kuri bench buriya nubwo tureba movie comedy rimwe n'imwe dukeneye no guseka kandi kugira ngo ibintu biryohe nuko hazamo utuntu tw'udufani kwishima nawe arabikora neza gusa iyo niyo mpamvu ya mbere yatuma amushyira kuri bench yego Papa Sava nawe rwose ni neza ariko mu kibuga nyine ubwo nawe urabyumva ugomba guhitamo ab'ingenzi aho ngaho ntabwo babigukorera noneho dufite Miss Nyambo Jessica Aisha na Rufonsine. Oh my god. Rufonsine namushyira mu kibuga Nyambo kuri bench Aisha wamugurisha kubera icyo wamugurisha njye nyine Aisha akina neza pe na role ze neza gusa nyine ukuntu umuntu akina role ugasanga abantu tubifashe nka ari serious gusa nyine ni role arayishoboye gusa nyine ntabwo nawe buryo unakoramo ntabwo kandi we nakunda abantu babikomeje ibintu byose cyane ugasanga n'ibintu by'ibitukanyi byinshi ntabwo biba byiyubaka niyo mpamvu ntabwo bikubaka nkanjye coach rero ahangaha muri confess ntabwo binyubaka pe nyine ni byiza arababikunda gusa ntabwo ni bya bintu ntareba ngo nishime ngo ngire gute turi umwanya mbese muri make rero wamugurisha ko iki Rufonsine mubanza mu kibuga Fonsine buriya Fonsine arashoboye sinzi niba akora mu nzira mukurikirana ndamuzi imbere hose nanjye naramukurikirana ntago nibuka muvi yakinaga gusa naramukurikiranaga ukabona ko ni umuntu ibintu ari gukora azi ibyo ari gukora ikindi kandi afite n'abafana ni umuntu nyine ukora ibintu bishimishije kandi birimo n'ubwenge sibyo nicyo kintu cyatuma mubanza mu kibuga Nyambo nawe birimo namushyira kuri bench kuko ntacyo wenda ntacyo bitwaye nta nicyo byinshi gusa nawe abikora neza ariko namushyira kuri bench namushyira kuri bench yego Miss Naomi Miss Muheto yego na Miss Jolie kubazanira ndamenya nshyiraho indeka ndabazanye Miss nabanza ndera mu kibuga nabanzamo Naomi nabanza mu kibuga yego Mutesi Jolly namushyira kuri bench Muheto namugurisha kuko Muheto ntabwo nyine kuba usibye kuba nzi ngo ni Miss Muheto nta kindi muziho wenda cyatuma namushyira mu kibuga sibyo cyamuze mu mafuti gusa oya nibyo tubireke wenda n'abandi barayafite simbizi ariko Miss Muheto nta kintu muziho usibye kuba nzi ngo yabaye Miss nyine ni Miss Muheto se wowe hari ibyo muziho nyine nagakunda kwigaragaza nta kintu nyine tumuziho ko iki Miss Naomi waje mu kibuga Naomi buriya ni umuntu wabigukorera ageze mu kibuga nta muntu uba ufite courage nta muntu uhora useka urumva nta muntu nyine utanga ibyishimo sibyo rero umuntu mu kibuga
kibuga cyanjye uhita ubibona ko arabanza ashyushya abantu icyizere cyize nyine ni wa muntu uhora yishimye yaba mu bintu bibabaje we tuvuge ni aramutse ari niyo kipe ewe nawe rwose yatuma abantu bagira courage avuga ati turanatsinda nubwo byakwanga ariko ikibuga yagishyushya kama mbaye nawe rero namubanza mu kibuga Jory namushyira kuri bench kuko Jory ni umuhanga ni umuntu gusa nawe atuje nyine aratuje mukuntu gusa nyine ni umuhanga ewana ni byinshi kuri we nawe urabizi ariko ngiye mu kibuga cyanjye namushyira kuri bench ariko mu mahobbies wavuze ntabwo ugize uvuga ko ukunda gusenga sinzi impamvu buriya gusenga impamvu ntabivuze sinzi impamvu gusenga ntabwo ari hobby sibyo ntabwo nafata kuko ni hobby byashoboka sibyo ariko kuri njyewe mba numva ko nyine ni cya kintu ntasigana nacyo ni cya kintu nyine duhorana n'ikintu nkora ntabwo nyine nkibara nko mu bindi ntabwo kiba kiri ku ruhande sibyo niba ikintu cyose ngiye gukora burandasenga sibyo njyewe ntabwo navuga ngo ni hobby gute ubwo ni ikindanga ubwo ushobora gusanga gusenga none niba usenga sibyo ngiye kubwira nabwo abantu batatu wahita uvuga ngo kabisa uyu nguyu yabanje mu kibuga yahita azamura imyuka y'abafana sibyo ubwo dufite Israel Mbonyi Vestine na Dorcas na Adrien Misigaro ikibuga nabanzamo Vestine na Dorcas kubera ko ni abantu babanza ngashyira hariya n'akantu k'agasirimba kandi ko usabwa buriya courage nicyo kintu cya mbere kuri njyewe courage nicyo kintu cya mbere mbona nyine gituma ibintu byose bigenda neza niyo mpamvu nabashyira mu kibuga cyanjye bakabanza bagatanga akantu ka morali ka courage bagashyuha sibyo noneho mbonyi nahita amushyira kuri bench ko mbonyi nawe ararenze sibyo aranabasha pe no mu kibuga namubanzamo ariko mbonye ukuntu nyine wenda n'indirimbo ze unarebye zikora abantu ku mutima ugasanga imisozi zizamuka mbese kandi icyo gihe abafana bahita bababara ntabwo ari ukubabara ariko hari ukuntu nyine bahita babakara kandi urumva rero ntabwo aba ari ibyo usabwa iyo utangiye ku munota wa mbere mutuje se yaza wenda nka backup sibyo gusa namushyira kuri bench bariya baza bakanza akadasho noneho Adrien Misigaro nawe n'indirimbo ze ziramfasha ziranyubaka ariko mu kibuga cyanjye nabamugurishije ariko bamamo menshi umukozi w'Imana bamamo amafaranga menshi kuko ari uw'Imana cyane urumva ntabwo iyo hongeyemo n'ako kantu ni umukozi w'Imana bamamo menshi pe aba ari menshi ariko nubwo bavuze ko ukunda volley hari abakinnyi ba football baba bameze gutya tuba tuzi twese tuba tuzi dufite Cristiano Ronaldo hadi bamwita gute CR7 kabisa Neymar Junior dos Santos tukajyana na Messi mu kibuga cyanjye nabanzamo Ronaldo hadi bamwita man of God ntabwo mbyuka hari ba Dagot babiri ni babiri muri ubwo buryo gusa ngewe Ronaldo namubanza mu kibuga kuko ikibuga banjemo kugeza ubu ngubu pe ubu wabyizeye ko yabikora neza noneho kuri bench nashyiraho Neymar kubera iki ya mpamvu nakubwiye uzitondera umuntu ugira abafana b'abakobwa iki kintu uzakigenzura tuva ahangaha buriya abakobwa bigeze kugufana biba bikaze umuntu ufite nyine abafana b'abakobwa ngewe mba ngeneye n'abafana rega nka coach mba ngeneye abakinnyi njyewe bari gukina gusa n'abafana babe bahari rero Neymar niyo mpamvu numva namushyira kuri bench kuko nawe ararenze n'iki ariko n'ako kantu gatuma aba unique sibyo urabizi nawe ko abakobwa benshi usanga nanjye nakuze mvuga ati Neymar ndamufana ntari nareba na match yiwe gusa ntabwo nzi icyo namufaniraga cyangwa ni mu kigare mbese ni mu kigare ni mwiza iki ndetse mwamukoreye inama bateranye ntabwo nyirimo noneho Messi pe
narenze kari babiri we na Ronaldo gusa mu kibuga cyanjye Messi ntabwo ndi kumubona neza ubwo baramugurisha hande Messi babyemere ko umugurishije ndamugurishije kandi bampamo menshi kuko ararenze abafana bo arabakira mwihangane nanjye ndowa Neymar na Christian gusa na Messi ndamufana ariko aka kanya mbaye coach bitunguranye sibyo rero icyo nakora ni icyo ngicyo kandi ndabizi ko njyewe naba nkoze ikintu cyanyacyo nka coach sibyo sani wakoze kubana natwe mwakoze sincere so ubu urabizi ko ikiganiro ko kirangiye hano kuri Spotlight Jam tubwira abantu nyine message yawe yanjye waha abantu nyine badukurikiye especially hari akantu nshaka sibyo tanga message ku bakobwa kuko ikigaragara muri iki gihe hari depression nyinshi ku bakobwa ziterwa n'iki kuko nawe urayifite usanga umuntu ufite depression gutubizi ni ibintu bisanzwe ni ibintu bigaragara ko nta muhungu wagira depression wenda ndabyumva pe n'abahungu gusa ariko abakobwa turi bantu ibintu byacu kenshi turabikabiriza niyo mpamvu zigaragara cyane reka nkwe wenda urugero kugira ngo wenda ubona uhera unabwira abakobwa bagenzi bawe badukurikiye hano kuri Spotlight hari cyerekeranye n'amafaranga n'abasheri ibintu nk'ibyo ngibyo umukobwa basigaye bamwanga agata umutwe mani sinzi ntabwo nzi ko ibyo bintu bikibaho ariko wambabariye nzi ko byari ibintu wari uzi ko bikibaho pe uri kwijijisha imbere ya kamera ntabwo ari ukwijisha ntabwo ndi kwijijisha imbere ya kamera sibyo ariko igihe hari icyo wenda ntabwo bigeze biyumvaho sibyo ntabwo urabizi neza yuko umukobwa udafite nyashi ni ibisazi umukobwa udafite amafaranga ngo agure iPhone ni ibisazi umukobwa udafite amafaranga nyine usanga boyfriend we usanga ni muri age zimwe ibyo ashaka sarabimuwe ubwo gahunda no kujya mu bisaza nisogere koko urabashyigikiye ntabwo mbashyigikiye ako wenda sibyo uramutse umbwiye wenda uramutse ngiye umbwiye ko wenda wagiye ukuvuga ngo muri ibyo bisaza wagiyeyo atari kubera ayo mafaranga sibyo ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka reka nibwirire abakobwa rero nta experience mfite muri ibyo byo kujya muri ibyo ngibyo njye reka mbibwirire icyo mbabwira sibyo rero nsabye kubabwira icyo nababwira tumenye uko dukoresha social media sibyo kuko akenshi usanga ariho n'izo depression uvuga niho tuzikura ngenda jyaho nkirirwa wenda urugero ndeba nkabona Sincere afite iPhone kangahe yabonye 17 nanjye nkahita ndeba kuri ugasanga birampangayikishe kandi ntabwo nzi uko Sincere yayibonye ntabwo nzi inzira byaciyemo kugira ngo ayibone bigatuma ashaka inzira mbi ugasanga rero nanjye wenda we yakoze n'imyaka nkinga ariko njyewe nshaka guhita nyibona mu cyumweru kimwe sibyo ugasanga n'utuntu utuntu twinshi ugasanga ndi kureba ku misatsi ndi kureba kuki ugasanga ibyo ngibyo niho akenshi dukura depression n'ibyo byo kuvuga ngo boyfriend yakwanze urajya hariya ugasanga uri kureba couple ukabona ukuntu bameze barishimye ntuzi ngo bahasorinze kugira ngo bagere gute umuriro urashize ntuzi ngo bahasorinze bigeze ugasanga nawe utangiye guhita utekereza ugakomparinga ubuzima uri kubona kuri social media n'ubwo ku giti cyawe njye ntekereza ko ariho izo depression akenshi ziva nyine social media ni nziza pe kandi ziri hano ngo tuzikoreshe ariko tumenye uko tuzikoresha burya ibintu byose ngo iyo birengeye cyangwa ukaba utazi kubikoresha byakwangiza sibyo yego icyo nicyo nababwira rero niyo nama nabagira ikindi nababwira kandi
bakomeze gushyigikira Spotlight Jam. Yes, Sincere dufite ibintu byinshi byiza sinzi niba mubibona kuko bashonje bahishe agenda duhishura ibintu byinshi ewana ngiye buri munsi ndatungurwa ndatungurwa nicyo nababwira ewana mushyigikire Spotlight Jam, mukore subscribe ewana ubundi ibindi bizagenda neza hamwe n'Imana ewana urumva ko Imana agendana nayo yego. Okay, ni ibyo ngibyo nababwira. Asante sana. Mwakoze cyane Sincere.